Biragoranye cyane kuba wararebye filime ku bwa Yanga ukaba utazi filime ya Dance of the Drunken Mantis. Usanga mu Rwanda tuzi ku izina rya Ruburi kubera ukuntu Yanga ari we wazitaga amazina. Uyu wakinnye ari Ruburi ntabwo yari umusaza, ahubwo uyu yari umusore wa Rose Martial Arts, ariko bamutera make-up ku buryo warebaga iyi filime yabonaga ari umusaza. Kugeza ubu Wang Jali tuzi ku izina rya Ruburi afite imyaka 80 aracyari muzima. Gusa ikibabaje Sam Siene we yakinnye muri iyi filime ari umusaza anitaba Imana muri uwo mwaka iyi filime yari yasohotsemo, dore ko yari yasohotse mu 1979. Kugeza ubu hashize imyaka 46 uyu Sam Siene yitabye Imana. Nizere ko wadukoreye subscribe kuri Kavu Entertainment, ndetse n'igitekerezo cya filime twazagukoreraho wazatubwira muri comment. Imana ibarinde.